muri Rusayo, ahangaha ni muri Rusayo muri groupement Muja, ni hahandi rimwe na rimwe ujya usanga ko wazalendo baturuka mu bice by'ibirunga bakaza kwataka no kwica abaturage. Murabizi yuko kuri Intare Official twabatangarije tubabwira kuri buno bwicanyi bukunze kubera ahangaha, rimwe na rimwe FDL zituruka mu bice bigiye bitandukanye zikaza zikica abantu, zikaza kwiba, ariko intare za Sarambwe nk'uko dukomeza kuzishimira nuko zikomeje kuburizamo ibikorwa bibi bya wazalendo, ibikorwa bibi bya FDL, ziriya za APSLS n'abandi bafite ibikorwa n'ubundi ubona ko bibangamira umutekano w'abaturage. Ubu ngubu ahangaha ni hamwe hari inkambi ya Rusayo, ino yitwaga inkambi ya Rusayo, niho hari inkambi ya Rusayo, hano niho hari Premidis, igipangu cya Premidis. Reka twongere tubasuhuze muri iki gitondo cyo ku itariki 30 z'ukwezi kwa karindwi. Abakunzi b'Intare Official muraho murakomeye, turaje rero kugira ngo tubagezeho amakuru agiye atandukanye bya politike, diplomasi, ariko turaza tuvuge cyane ku bijyanye n'intambara, aho intambara n'ubundi igikomeje ahangaha muri Kivu zombi, aho ubona ko intare za Sarambwe n'ubundi zikomeje gukubita inshuro wazalendo mu bice bigiye bitandukanye, ariko iyo bita Masisi Sud ubona ko ari ibintu bitoroshye ko intare za Sarambwe n'ubundi zikomeje kubahundagura, ari muri bitwa Banyatura n'abindi bafite umutwe witwa FDDH, urabizi ko hari n'abandi barafite umutwe wa Pareko FF. Abo bose bakomeje gukubitwa inshuro na M23. Hari ibivugwa ngo bombe ya M23 nayo ishobora kuba yaraturutse muri kiriya gice cya Masisi ikagwa ku baturage b'abasivile 4, ariko amakuru ariho nuko iriya bombe yatewe na wazalendo wo muri APSLS, aho bari n'ubundi baza kwirariga bayitera ku baturage. Umunsi w'ejo naratembeye, nageze mu bice bigiye bitandukanye, muraza kubikurikirana. Hari abacuruzi ndetse n'abamotari bakura ibiribwa muri Masisi n'ubundi mu nce za Muheto, naganiriye nabo muraza kubabona. Hari igice ejo bundi wazalendo bari bajemo baza kugaba ibitero igihe bari baje muri Goma, hariya muri za Rusayo ya mbere na Rusayo ya kabiri, aho bamanukiye n'ubundi nari mpari, naganiriye n'abaturage mbabaza situation uko zimeze. Hari ibyo basabye M23 kugira ngo umutekano ukomeze kuba muzima. Nabonye ko abaturage basabye M23 bababwira bati twebwe icyo dushaka ni bongere ingabo, namara kongera ingabo, ahangaha ingabo tubona zihari ntabwo twavuga ko ari nyinshi, ziracyari nke, ati nibadufashe bazongere, hari icyo bizadufasha. Reka twirebere ku bijyanye n'imirwano, reka dutangire muri Masisi. N'ubundi ibintu bikomeje kuba nabi wereje ku itariki 29 no muri iki gitondo, wazalendo 3 babashije gupfa, harimo n'ufite iranka rya kapiteni muri Nyamaboko ya mbere. Bari bagarutse kwataka hariya za Ndete. Murabizi ko ni agasozi kari strategique intare za Sarambwe zabashije gufata. Bagarutse kwataka wazalendo bari abo muri FDDH, ariko baza gukuraswa, ndetse n'umwe ufite iranka rya kapiteni aricwa. Ni muri village ya hariya za Kazinga. Abantu barahazi, ni muri secteur ya Katoyi, ariko muri groupement Nyamaboko ya mbere. Nukuvuga ngo imirambo yabo muri iki gitondo n'ubundi arimo niyo mu kapiteni iracyari ku gasozi. Bivugitse ngo M23 ishobora kubashyinguza cyangwa bagahamagara Croix Rouge. Uwo mukapiteni ngo yari Estrua n'ushinzwe operation, apfana n'amescoti ye 2, bose umubare wabo akaba ari 3 babashije gupfa. Imirwano n'ubundi nyuma y'aho M23 yamaze kokipa ifata village ya Showa na village ya Shamarambo, ni hariya muri groupement ya Bugabo. Yafashe kwa mbere, turabizi ni kwa mbere M23 yabashije gufata biriya bice, ndetse inerekeza iri kujya za Mahanga. Abizi ko muri Mahanga naho M23 irimo, ariko hari kandi gace n'ubundi
umuvandimwe uri hariya imbere ni umusirikari uri hariya mu ntare z'Isarambwe. Ni ukuvuga ngo Kazinga centre yarafashwe. Aha, ndabona yahise nyamwe ati ngo mwaramutse neza, mwaho neza Bemba, gutyo yambwiye ngo mureka nkubwize ukuri, tumaze gufata centre ya Kazinga, turi kwerekera aho bita Mangeri, turi kujya muri centre ya Gatoyi. Gutyo bimbwiye, urabona ni umusirikari ari ku rugamba, ntabwo niwe mvuga izina rye, ariko aramwe ati ngo mwaramutseho neza Bemba, ubwiza ukuri twamaze gufata centre ya Kazinga, ngo turi kwerekeza ngo turi hamwe na Mangeri mu nimugoroba turaba turi kwerekeza Gatoyi. Kintu mucyumve neza, icyo kintu mucyumve neza rwose. Ni ukuvuga ngo M23 iri kwerekeza Gatoyi centre. Kwenda nari mbivuzeho, kwenda nari nsa no hasimbutse gake. Nuko ari Kazinga, iriya centre ya Kazinga M23 ntabwo yari yirimo, ariko ubu ngubu M23 yamaze kuyigeramo mu buryo bwuzuye. Kumva ko M23 ikintu kigaragara nuko centre yose cyangwa ibice byose bya Masisi byari bisigaye bitari okipe, navuga ko M23 igiye kuyokipa 100%. Abari Burayi, abari za Canada, abari muri Amerika, abanyamurenge bari muri Amerika batari utugara, kuko nzi ko abari muri Amerika abenshi bamwe ni utugara, kuko dufite natwe ibigarasha. Ariko reka mbasuhuze, yaba utugara reka ndusuhuze, yaba ibigarasha nabyo reka mbisuhuze, nizera yuko umunsi ku munsi, isaha ku isaha n'ubundi namwe mushobora kuzagira ubwenge, mukongera mukagaruka mukabana n'abandi. Ibyo hano nari ngikomeza mvuga ati muri groupement ya Bugabo, muri groupement ya Bugabo Showa yarafashwe kuwa mbere, iriya village ya Shamarambo irafatwa kuwa mbere. Alliance Fleuve Congo kuwa kabiri yakomeje urugendo rwayo, irukorera n'ubundi iri kubita bari abanyatura, ariko bahondagura muri Nyamaboko ya mbere. Ibi ngibi bikaba byatumye n'ubundi Wazalendo, umubare wa Wazalendo amaze bapfiriye Nguru n'abapfiriye Ndete mbabwiye ko ari umukapiteni wapfanye na Mescotier abiri wo muri FDDH. Ngururu ni hafi ya groupement ya Walo Ayungu, ni muri Warikare. Abanyatura nimwo bari kwihindira, bari kujya, ubona ko nabo bari kujyamo ku bwinshi, ndetse n'abaturage nabo bagakomeza guhunga bari kwerekera muri kiriya gice, ariko ukabona ko ubuhungiro bwabo navuga ko nta buhungiro, ntabwo uburyo bariho ni uburyo navuga bugoranye, kuko bari kugenda ubona. Ariko se abantu bahunga n'amabodaboda, abantu bahunga ubona bagahungana ingurube. Hari umusaza ejo twaganiye arambwira ati ngo kuva Nyatura na zira ZFD na zira za Mayimayi zikiri hariya muri Nyiragongo bamwatse telefone gatatu, ariko ngo kuva M23 muraza gukurikirana n'amajwi ye yagera hariya nta telefone niyi umunsi umwe bari bamutwara. Ukumva ko ari amahirwe kuri we kuba nubwo yagiye ahura n'ibyo bintu navuga byagiye bimuhungabanya, ariko abatabazi barabonetse. Ibyo rero ndi kuvuga ati Wazalendo bari guhunga, bagahunga bashoreye ingurube z'abaturage, bagahungana amahene y'abaturage. Hari umutipe umwe uri hariya n'ubundi hariya muri za Ngururu wari uri kumbwira ati Bemba, njyewe twagiye mu murima, umukoloneli wo muri Wazalendo, kuko nari mfite matera abyaye kabiri, iyo matera niyo yari yarahawe no kwa nyirabukwe. Uwo mukoloneli ngo yari yanamubwiye ngo icyo gihe mbere, wenda navuga ko yanabyaye n'indahekana, kuko ntabwo
mu myaka 3 ushatse wamubyaye kabiri, njyewe nemeza ko nabyo n'indahekana, uretse wenda ko afite ubushobozi bwo kubarera. Aramubwira muri iyo myaka 2 aramubwira ati ya matera yavuye kwa sobukwe yo baguhaye, ati ntabwo uzayintungana. Ibaze nk'ibyo bintu kuba ngo Colonel ajye kwiba matera umugabo abyariyeho abana 2 ajye kuyiraraho ngo witwa ngo uri Colonel buringegera. Ngo yanaje koko buno bari guhunga yayitwaye umunsi w'ejo, yohereza amaescort arababwira ati mujye kwa runaka mukureyo matera iriyo yindi yo kwa sebukwe bamuhaye, matera barayijyanye. Ibyo ni ibintu navuga by'ubugoryi. Uwo mugabo aravuga ati ninkomeza gukurikirana ya matera nshobora kubizira, nshobora no kwicwa, nshobora kugirirwa nabi. Ubu ngubu yahunze yagiye Rubaya n'umuryango we, ari guhunga ati bariya bavuna muheto bashobora kuzagaruka bakangira nabi cyangwa bagakora bwa buntu bajya bakora bw'ubu operation buri kashe, azajya kwiyumva nkasanga koko yangiriye nabi mu buryo ubona sinzi uko umuntu yabuvuga, ubona ko nawe ubwe aba rimwe na rimwe abantu bashobora kwitinya biturukanye na situation ibiriho. Aha, icyo rero nicyo nababwira yuko intare za Sarambwe n'ubundi zikomeje gukora operation idasanzwe muri kariya gace ka Masisi, kwigarurira ibindi bice byose byari bisigaye. Aho twavuga wenda muri kara gace ka za Rukweti, ko niko gace twavuga kakirimo APSLS, tukavuga kiriya gice kirimo iriya aho bayinyasi bari nabariya bahakiza na basafari mitarako bari kwiba inka. Ariko ikintu kigaragara cyane wenda cy'umuntu yavuga uko mama 23 ibice bindi byari bisigaye imaze kubyigarurira mu buryo bwuzuye. Mu nkengero za Parike Nationale ya Kauzi Biega, hariya ni hafi yo muri za Katana, mama 23 n'ubundi hari imirwano yabereye ahantu bita Mbayo, aho baje kwataka n'ubundi bashaka kugira ngo bisubize ibice bimwe na bimwe mama 23 yafashe, ariko intare za Sarambwe zibakubita inshuro zibasubiza inyuma. Ni ukuvuga ngo bongeye kuva muri Parike Nationale ya Kauzi Biega bagaruka kongera kuza kwataka, ariko ntabwo byabahiriye. Ngo mama 23 yabasubije inyuma. Ndetse ubu ngubu ikintu navuga kigaragara nuko habayeho no gusharinga inzira bari baturutsemo n'ubundi, uri kumva ko kuko basubiraga izo za Wazalendo harimo na FDL bikoreye imirambo, n'umuvandimwe wari kumwe na Teri n'abarundi bariyo bikoreye imirambo bafite n'inkomere. mama 23 igakora iki? Irongera muri reba niba ari korone bari kugenda, mama 23 kabateramo nandi mabombe n'ubundi, yaba ba mirambo n'ubundi uko bari guhunga. Ndetse ko y'umuntu yaje kukwataka ukamurasa umugongo, navuganaga n'abana bari hari azabagira bari kumbwira bati twebwe isaha ku isaha duhora duhanganye, ari Wazalendo n'ubundi bashaka kugira ngo baze gucengera muri quartier de ya commune yabagira, ariko ngo bakabasubiza inyuma baje buri munsi. Nuko ngo hariya rero muri Mbayo naho bari bongeye kugaruka barongera barakubitwa. Uvira wenda reka rero gusoza manze navuga ibiri hariya Uvira. Ibiri Uvira nuko Wazalendo bakomeje kwinubira cyane imyitwarire ya FRDC idashaka kugira ngo yambuke ijye kuri ligne de front, bakababwira yuko bagomba kujya kuri ligne de front, ariko amasasu bagomba gukoresha zira za Wazalendo bagomba kwiyagurishwa na FRDC. Sinzi rero ibi bintu ubona ko sinzi uburyo umuntu yabivuga. Abantu mufatanyije urugamba, ariko niba mugiye ku rugamba paka ngo mwebwe mumanze mwagura nabo amasasu babagurishe amasasu, kandi
muri gufatanya uwo muri kurwanya ari umwe. Icyo kintu nicyo navuga ma 23 isa naho yamaze bo kubagira, kuko ma 23 ntabwo yaba twirwaneho ma 23 ubona ko bo bari hamwe, batavuga ati ngo turamanza dukora ibi nibi muragura amasasu natwe biragenda gutya na gutya, nuko ngo batahiriza umugozi umwe, ugasanga ko ari cyo kintu barusha FARDC na zira za wazalendo, kuko bo ntabwo batahiriza umugozi umwe. Hano ndabona ari umuntu arunyereje n'andi makuru ambwira ati Nord Kivu territoire ya Masisi, ngo abaturage bakomeje guhunga imirwano hagati ya Alliance Fleuve Congo 23 na wazalendo muri secteur ya Oso Banyungu na secteur ya Katoyi, ngo abaturage bari kwerekeza mu gice cya Waloa Yungu muri territoire ya Walikale, nkuko twite bivuze na 23 hari ibice byinshi byiri kwerekeramo. Hano ngo ni amakuru yagiye atangazwa na chef de groupement ya Waloa Yungu, chef de groupement Waloa Yungu aravuga ko abadeplase bamaze kuba benshi ku ntambara iri biturukanye n'intambara iguza ma 23. Bamwe bamaze gukora inkambi, abandi bagiye muri famille Dakeye, ariko ukabona ko nubwo aranavuga ko hari abandi baturage n'ubundi bamwe bari gusubira iwabo. Amwita mwami Mutsirwa Bukungu Ipaka Melovin, baramagara guverinoma ya Kinshasa kongera kwihagararaho no kuvuza imiryango mpuzamahanga kugira ngo bano baturage bakomeje kuba benshi muri iriya groupement Waloa Yungu ngo barebe uburyo babafasha ku bijyanye n'imiti, kuko abaturage n'ubundi ngo bari kurwaragurika, kubona mugana ahantu hari imirwano nago cyangwa abaturage uburyo baba bagiyemo bahunga, aba ari ibintu ubona bitangaje, kuvuga ngo barwara cyangwa bahura n'ibindi bibazo byo ibyo ni ibitabura. Bakunze b'Intare official rero, reka dukurikirane n'ubundi ibiganiro nagiranye n'abaturage yaba hariya kuri parking ya Mikeno, yaba hariya habereye imirwano ejo bundeho narindi, mwumve ibyo abaturage bavuga, uburyo abaturage bashima Intare za Sarambwe, ndetse n'ibyo bari abamotari bamwe na bamwe batwara nk'isombe bavana za muheto n'ibindi, icyo bifuza kuri 23 kugira ngo ikibakorere. Reka tubakurikirane. Ntago ndagufata amafoto nk'uko ubinsabye. Yego. Hano ni Irusayo. Hano ni yego. Ahangaha hari parikingi, donc hano hariho uhagaze ni Rusayo ya mbere. Rusayo ya mbere. Aha ni Rusayo ya kabiri guca. Yego. N'umukamere yabinsabye ngo n'umukamere ni uburenganzira bwiwe. Iyo umuntu adashaka kujya muri kamera ntabwo bamushyiramo, sibyo? Yego, hano ni Rusayo ya mbere. Rusayo ya mbere, Rusayo ya kabiri. Rusayo ya kabiri ni ibingibi. Ni barabara. Yego, herekane Rusayo ya kabiri uburyo hapanzwe. Rusayo ya mbere ni cyo gihande cyangaha. Yego. Rusayo ya kabiri ni ikigihande cyane. Ubwo bitandukanyijwe n'iri barabara. Hano habaga parikingi. Ahari hari inkambi nihe? Yose ni yari inkambi. Ni yari inkambi. Na hano hari inkambi. Yego. None ejo bundi mu minsi yatambutse hari FDLR ndetse na za wazalendo baje kwataka amasasa avugira hano. Sinzi bambwiye ngo hariya hirya bahisha abantu 3. Ase hapo baribowa watu kama 3. Si ndio? Bishwe nizo za wazalendo zaje kwataka. Hari n'andi makuru mbonye bambwira ko hari abaje kuhasanga umupfu cyangwa umurambo cyane n'umujura. Ntiwamenya ngo ni umujura kuko wamusanga mu gitondo mu parike. Yari umujura yari iki? Bari mukutana busubuhi naisha kufa. Ahantu bari aba FDLR muri iriya misozi baturuka baza kwataka cyane cyane ahangaha bagahungabanya umutukano w'abaturage. Murabizi ubu ngubu nka M23 cyangwa Intare za Sarambwe ziri gukora ibiki muri kuzishimira iki? Ziri kugarura umutekano, zarabafungiye cyangwa ntabwo zari zabafungira? Icyambere kwanza abantu basirikare b'Intare za Sarambwe bafite discipline atuka ndio kwifamiliariza
n'abaturage cyangwa abakobwa no kuba wagenda mu nzira nk'udisheme ngo bakunyanganye telefone ibyo ntabwo birimo kabisa. Bafite umutekano kabisa. Marigre wenda nimugoroba bacaga muri humye bakumva bagahongoye umutekano w'abaturage bantuza bakayibyo kugenda by'infilitira nicyo kibazo. Ariko banajikazaka. Ubona ko ari ikibazo kuba za Wazalendo zibaca muri humye, ariko se hano hafi hari ahantu ho baba bari hano hafi kuba ruguru si mu bigunda ruguru wabenya baheye ntabwo nakurokarira ngo bari mu nzu fulani hapana. Yakona kabisa. Njovire none se muzehe wenda reka tugaruke ku kindi. Ubu ngubu biturukanye wenda nuko mwabonaga FRDC na za Wazalendo nizo za FDLR, ubu ngubu mubona hari itandukaniro riri ku ntare za Sarambwe na bariya bari bahari imbere? Itandukaniro mubona riri? Reka ngurugero. Yego. Njyewe banyatse telefone gatatu nyatswe n'abasirikare b'igihugu. None se ubu ngubu ngo naho ntiyazambwiza nyaka telefone? Hapana. Ni ukuvuga ngo intare za Sarambwe ngereka nziye n'amashyi nanazishimire kuko nta birego zifite. Hapana kabisa. Yego. Ikindi wasaba intare za Sarambwe wenda zakongera ku bijyanye n'umutekano ni nk'igiki? Wenda ni ku multiplier nk'abasirikare bakongera kugira ngo babafashe gucunga umutekano. Bakongera umubare w'abasirikari kugira ngo umutekano ube mwiza cyane kurushaho. Bariya babaca muri humye kumva hari umutekano ku mpande zose, amarembo gose gafunze ntibabona aho banyura. Yego. Ntabona aho banyura kabisa. Yego. Iki ngiki rero ni ikinyamakuru cyitwa Intare Official. Ndiyo. Ni ikinyamakuru cyitwa Intare Official. Ni YouTube. Ni ukuvuga ngo urakoze, turagushimiye cyane. Imana iguhe umugisha. Asante sana. Kandi mukomeze mufashe intare za Sarambwe ku bijyanye no gutanga amakuru mukayatangira ku gihe. Urakoze cyane muzehe wanjye. Nawe urakoze cyane. Yego. Asante sana kabisa. Ura ni umuturage utuye ahangaha muri Rusayu. Ni umwe waduherezaga amakuru atubwira ku bijyanye n'umutekano w'ahangaha, avuga bati kuva intare za Sarambwe zagera ahangaha ntabwo umutekano wari waba mubi, ahubwo buretse za Wazalendo zibaca muri humye zikaza zigahungabanya umutekano. Anashima Wazalendo izo za FDLR, igisirikare cya FARDC bamaze bamwatsa amatelefone gatatu, ariko kuba intare za Sarambwe zabageze muri aka gace ntabwo telefone iragenda. Ubu ngubu murabibona abaturage baroroye, hari amatungo mbona, hari ingurube, hari amahene aragaragara. Mu gihe igisirikare cya Kongo kikiri ahangaha, Wazalendo bari ahangaha, FDLR ziri ahangaha, nta muturage wororaga n'ipanya. Ibyo ngibyo rero ukabona ko ari akarengane kariho. Ahangaha tubabwira n'ubundi nk'uko ndi kubabwira, ni hamwe hari inkambi. Ahangaha naho hari inkambi, n'ahantu hari inkambi. Abantu barareba iriya misozi yo hakurya. Iriya misozi ni imisozi yaturukagamo za FDLR, imisozi yari irimo za Wazalendo zikaza kwica abaturage. Ubu ngubu intare za Sarambwe icyo asaba aravuga ati ngo urwo rukuta ku buryo batabona aho babasha kumenera ngo bongere kugaruka. Arasaba ati ngo intare za Sarambwe, Fande Makenga mo general, ngo mwongere ngo ingabo, ngo noneho ngo bazabure naho bamenera kugira ngo babashe kuza, babashe kongera guhungabanya umutekano w'abaturage. Ahangaha nk'uko nabibabwiraga ni Rusayo, ni muri groupement Muja. Reka tubashimire n'ubundi dukomeze dushakisha amakuru tunababwira n'ahandi uburyo ibintu uko byitwaye. Abakunzi b'Intare Official twongeye kubasubiza tubifuriza gukomeza kugubwa neza. Ni muri aka kanya Clever Bemba nabashije gutembera ahangaha ndi kuri station Simba. Kuri station Simba ni ahantu abanyamasisi ndetse n'abandi bajya bakunda gufatira ibinyabiziga.
bagiye mu bice bigiye bitandukanye. Ibyo bice twavuga muri Masisi, tukavuga n'ahandi hagiye hatandukanye n'ubundi, ubona yuko ari ibintu byiza kandi binashimishije. Aha ngaha kuri sitasiyo Simba niho nashakaga kugira ngo mbereke, ni abaturage bavuye i Masisi bazanye ikintu cyo bita isombe. Izi ni isombe z'imuheto, isombe z'imuheto ubona ko ari ibintu bishimishije, ari byo abantu bakunze kujya bagenda bavuga bati no Masisi niyo igaburira umujyi wa Goma, ubu igaburira umujyi wa Goma. Ubu twavuga ko muheto ni ahantu kure, ariko ubona ko naho hamaze kuba libere n'intare za Sarambwe, ubona yuko ari ibintu rwose bishimishije kandi binejeje. Aha ngaha niho bita ku sitasiyo Simba. Ino sitasiyo n'ubundi mureba ni ya sitasiyo yari ku izina rya La Comète, ariko ubu ngubu yamaze guhindura amazina. Ni hamwe n'ubundi hagiye hakunda kugaragara, hagiye haba imirwano igiye itandukanye, wabonaga ko akenshi hagiye habera ibintu bitandukanye n'ubundi, kuko nko mu gice cya ruguru n'ubundi nk'uko muri kukireba, kiriya ni igice giturukamo Wazalendo. Iyi akaba ari umuhanda uza uturutse Sake, hakaza undi muhanda uturutse mu mujyi wa Goma n'ubundi uri kuza hano ni Ndosho. Igice cyo hepfo ni cya gice kiri muri Yimbi. Igice cyo ruguru ni igice kiri muri Ndosho. Iyo uzamutse ruguru cyane uza kugera aho bita ni muri kiriya gice n'ubundi cyo muri Nyiragongo. Bakunzi b'Intare Official, murebe uburyo abamotari bahangaha n'ubundi baba bikoreye, ubona yuko urujya n'uruza n'ubundi rwakomeje kugenda. Ubona wenda nubwo abenshi baba bambaye amabote basukura ibigiye bitandukanye, ariko ubona yuko ari ibintu bishimishije n'ubundi, ubona ko ari ibintu binejeje. Mu gihe ubona ko activite zongeye kwishimiza, mu gihe abantu bakundaga bakavuga ko uno mujyi wabaye ville morte, ariko si ville morte nk'uko abantu babitekereza, ahubwo ni umujyi ubona buno ko wagize ikintu cy'iterambere, umujyi ugezweho. Nibuze kureba wenda nshobora kuza kuganira na bamwe mu bamotari baturuka muri biriya bice bigiye bitandukanye, cyane za Masisi, ku bakiriya babo, ubona ko n'umutekano n'ubundi wagarutse mu nzira, ko bagenda nta kibazo na gike bahura nacyo. Reka dukomeze tubifurize gukomeza kugubwa neza, tubagezaho n'ibindi bigiye bitandukanye n'ubundi mu bice bigiye bitandukanye, wenda ari n'ahandi tugiye kongera kujya. Tumara kugeraho wenda tukaza kugira amahirwe yo kugira n'abo twaganira n'ubundi, turaza kuganira nabo n'ubundi tubumvishe umwuka uko umeze mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi. Ahangaha muri Ndosho turaza kuganira nabo mu bice bigiye bitandukanye. Motari uraho, nashakaga kugira ngo nganire nawe, wabinyemerera? Nashakaga kugira ngo nganire nawe umbwire ubu ngubu inzira imeze ute, uturutse he? Bongewe ahangaha buriya gucanurutse imuheto. Ubungubu buriya twaje mu buzima, twazanye isombe kugira ngo tureke ubuzima bwahendereye, ariko inzira ni sawa, uretse ibyobo, ariko inzira ni sawa, nta n'ikibazo. Nta babandi bari mu nzira, twaje neza nta kibazo. None ikintu wasaba M23 ni iki ku bijyanye n'uwo muhanda? Urabona nibwo buyobozi mufite, nibwo buyobozi buhari, mwabusaba iki kugira ngo uriya muhanda ube neza? Twese twishize hamwe, ubufasha twasaba, twewe dufite imbaraga zo kuba twakora nk'ahantu hangiritse, ariko usanga nko mu muhanda wacu w'imuheto harimo nk'ahantu hagiye hariduka. Ubwo ngubwo bikaba bisaba ikintu cyerekeranye nka kasima kugira ngo ahantu hateye imbere, imodoka zigiye ziragera n'iwacu imuheto, kubera ntabwo imodoka zigera iwacu imuheto hejuru y'ibyo byobo. Hejuru y'ibyobo ntabwo imodoka zibasha kugera imuheto. Ibiraro bimeze ute? Ibiraro birubatse, bimeze neza nta kibazo, ariko umuhanda gwagiye guriduka hamwe na hamwe, cyo gituma imodoka zitagera imuheto, tugakoresha amamoto gusa. Yego, noneho icyo washimira M23 cyangwa intare za Sarambwe, wazishimira ku biki? Icyo nashimira icyama cya M23
nabashimira icya mbere cyo batari bagera imuheto umuhanda wari umeze nabi ntabwo moto zacaga umuhanda rwose none buno turi gucamo umuhanda barawukoze cyo nabashimira. Ikindi amajambere ntiwareba akarere kari gutera imbere abacuruzi bari gucuruza mbega ndi kubashima cyane. Yego ibijyanye n'umutekano byo urabivuga iki? Umutekano umeze neza nta kibazo, aba bandi baracitse bazaga nijoro ku muheto baracitse, abasoda ba M23 bari gukora security none aba bandi bavaga mu shamba baragiye ntubatiboneka. Yego uyu nguyu rero ni umuvandimwe reka mushimire, ni umuvandimwe avuye ku muheto yaje yikoreye izo mbona ko ari ubuzima bugoranye hejuru y'imihanda, ariko arashima cyane M23 intare za Sarambwe alias Club Congo AFC uburyo bakomeje kubafasha n'uburyo bakomeje kubacungira umutekano. Ibijyanye n'amajyambere byo urumva ko bivugwa ko bizajya bigenda bikomeza buri munsi, ngo isaha ku isaha n'ubundi ibijyanye n'umutekano bizajya bikorwa. Urakoze muvandimwe.